nongeye mvuge ngo Imana ikeneye ubwinshi bw'abantu. Imana ntishaka umubare w'abantu. Kera tukiri muri Katolike, mu idini ryacu ryiza aho twahoze, ni idini nyine rya gakondo, ni idini ry'abantu bose, yego. Abantu benshi baba baravuyeyo. Tukiribamo hari ndabashuje aho muri hose. Imana umugisha, ndi Fulgence Mutabaruka nkuko mubimenyereye kuri chaîne yacu ya Biofisi. Tuganira kenshi ku biganiro bitandukanye, ari biganiro by'iyobokamana ndetse n'ibindi biganiro byo mu buzima busanzwe dukunda kuganira hano. Imana umugisha rero, tuba tugomba kuganira byose rega. Tuba tugomba kuganira byose n'ubwo intego yacu ari ukuzana umunwe kuri Yesu, ariko twaje gusanga ari umuntu tujyana turamukura mu isi. Umuntu tujyana turamujyana mu isi kandi ntabwo tumujyana uyu munsi wa none, ahubwo ni urugendo. Kandi nta nuzigiye Yesu azazira, byashoboka ko yaza ejo, byashoboka ko azaza kera, byashoboka yuko hari n'uzankurikira n'umwuzukuruza wanjye, byashoboka hari yuko azaho muri ubu buzima Yesu ataragaruka. Cyokora iyo umuntu apfuye avuye muri iyi si, imikorere yose birangiye. Ibyo yakoze bibi ibyo ngibyo, iherezo rye birangiye. Ibyo yakoze yarakoze neza, yarakoze nabi, nta cyongeraho. Ariko tukiri muri iyi si byose tugomba kubivugaho, kuko turacyari mu rugendo, tutazi igihe tuzarusoreza. Ntabwo uzi igihe tuzarusoreza. Rero Imana umugisha, reka tuganire. Dusome ijambo ry'Imana riri mu Baheburayo, urwandiko rwandikiwe Abaheburayo, ibice 11 umurongo wa 24. Turasoma umurongo wonyine n'uwa 20, wa 24 gusa, umurongo wa 25. Haravuga ngo kwizera ariko kwatumye Mose ubwo yaramaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yaramaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Mu yandi magambo niko kwatumye yanga kwitwa umwuzukuru wa Farawo. Nashaka tugana kuri topic ku nsanganyamatsiko nise ngo tera intambwe wange ubuzima urimo. Ndasa nkaho ndangije cyangwa message nkuru ngitanze, kuko n'ubundi niyo watahana ku kantu bavuga ngo ndumva nifuza kwanga ubuzima ndimo, bya bihagije. Kubera iki? Akenshi mu biganiro byawe nagiye mbabwira akenshi yuko twese amahirwe yacu abangana ku Mana. Burya nta muntu n'umwe haba Imana itonesha cyane kurenza undi. Twe tugira amahirwe angana ku Mana. Ubwo rimwe na rimwe bikabanza gupfira ahantu hambere, bibanza gupfira mu mitekerereze yacu. Uko ari umuntu yifata kumva yuko amahirwe afite runaka, ariko se umundi wakubwiye ko Imana ikunda Jean Paul kurenza wowe Cyprien. Inde wakubwiye ko Imana ikunda Fulgence kurenza Florence. Inde wakubwiye? Inde wakubwiye ko Imana ikunda Hirwa kurenza wenda Jean Paul. Ibudi ibyo bintu ubikura hehe? Biravuga ngo mwitangire, avuga ngo turemo umuntu mu ishusho yacu asena, avuga ngo nimugende mubeho mwororoke mukwirisi, ibahereza isi yose, ngo ibahereza ubutaka ngo bagende babuhinga bubeho. Twese dufite amahirwe angana imbere y'Imana. Rero none bivuze mu magambo nuko akenshi vuze ngo bipfira kenshi mu mitekerereze yacu. Ukifata ukikira kuvuga ngo ngibi ntabwo ngiye ku bwanjye nibyemera, kuko ubonye kwa runaka biyemeye, kubonye runaka yakoze ibintu bikamuhira, usigara ngo mama ngo biriya ngo ni ibya runaka byemeye runaka. Tukabona ko abantu Imana tonesheje cyane kurenza abandi. Cyokora umuntu nakurusha gukiranuka, Petero avuze ngo mbonye neza cyamenye neza yuko Imana yacu itabana ku butoni. Yego, avuga ngo ntabwo menye neza yuko Imana yacu itabana ku butoni. Cyokora avuga ngo mu mahanga yose cyokora umuntu yuba agakora ibintu byo gukiranuka biramwemera. Ariko tubonye yuko itabana ku butoni, abantu bose barangana. Ahubwo kabiri, umuntu yubaha cyokora agakora ibyo gukiranuka, akandi karushikiraho biramwemera. Ariko muri mu buzima busanzwe ntabwo irobanura ku butoni. Bivuze ngo twese imbere y'Imana turangana, twese turi bamwe. Ariko rero ngo insanganyamatsiko navuye ngo iravuga ngo tera intambwe wange ubuzima urimo. Dusomye izi nkuru n'ahantu bitubwiye ngo kwizera niko kwatumye Mose yanga kwitwa umwuzukuru ubwo yaramaze gukura, yanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo. Mere magambo yanga kwitwa umwuzukuru wa Farawo kuko yarakuze. What is the meaning of gukura? Kuki gukura igihe cyose yaramaze gukura.
buriya hari igipimo umuntu agomba kugeraho ukagira ibitekerezo by'ubukure, ugakura mu buryo bw'imyumvire, ugakura mu buryo bw'umwuka, ugakura mu bitekerezo. Ndagira ngo ngusabe umunsi wa none witoze gukura mu bitekerezo. Igihe cyose iyo uri umwana mu bitekerezo utekereza nk'umwana, ariko kandi iyo ukuze mu bitekerezo utekereza nk'umuntu ukuze. Nawe rero ngo amaze gukura, amaze kwisobanukirwa, ndagira ngo muri iyi shusho nawe ubwawe wisobanukirwe mbere nk'aho ukuze, nurangiza utekereze nk'umuntu ukuze, utekereze byagutse, kuko ubundi kimwe mu bintu Imana iza gushyigikira, ishyigikira ibitekerezo byawe. Reka nk'urugero rwawe rwa mbere rwa hafi, niwitegereze ukareba byinshi mu bintu wagezeho n'ibyo wagiye utekereza. Wagiye utekereza, urangije gutekereza uragerageza, urakora, uragerageza, bigeze uyu munsi wa none byaremeye, ariko byahereye mu bitekerezo. Mene magambo, gutekereza nabi bigira umumaro cyangwa bigira ingaruka zikomeye mu mibereho yawe y'ejo, y'uyu munsi n'ejo hazaza. Kandi gutekereza neza bigira ingaruka nziza kuri wowe uyu munsi, bishobora kugira ingaruka nziza ku bazawukomokaho, bishobora kugira ingaruka nziza no ku bazawukomokaho. Mene magambo, gutekereza neza bishobora kugira kugutereka ahantu heza ejo hazaza, kimwe n'uko gutekereza nabi bishobora gutereka ahantu habi hakomeye harenza aho uri uyu munsi wa none, bitewe n'uko watekereje nabi. Rero ugomba gukura mu bitekerezo, ugasaba Imana gutekereza neza. Biratubwiye ngo amaze gukura aratekereza, avuga ati uzi hano turi ntabwo ari iwacu. Mama ari aravuga ati mbo hano natowe mu mazi ndazanwa, bene wacu ni bariya Bayisiraheli birwa mu buretwa, birwa mu matafari. Aravuga ati nubwo ndi ibwami ariko ntabwo ari iwacu. Amaze gukura nubwo atangiye guhindura imitekerereze, aravuga ati rero nta mpamvu nubwo mbi bwami, nubwo mbayeho neza ntacyo bimariye, mbona ubwoko bwacu buri gupfira hariya, buri gupfurwa agashinyaguro. Hanyuma aravuga ati ndabona kuba aha ngaha kugenda bindutiye cyane kuba aha ngaha kwa Farawo, bindutiye cyane kuba aha ngaha ibwami ndya neza, mbayeho neza, ariko ntabwo ari iwacu. Aravuga ati hari ahandi heza harenze aha ngaha. Bari magambo, yaguye imitekerereze, yaguye imyumvire, mindset, yaguye imitekerereze ye. Noneho mu gihe cyose umuntu waguye imitekerereze ye, Imana ishaka gukora nawe. Reka ubundi kubwire yuko mu buzima Imana ntabwo ishaka ubwinshi bw'abantu, kandi Imana ntabwo ishaka abantu, ahubwo Imana ishaka umuntu. Nongeye mvuge ngo Imana ikeneye ubwinshi bw'abantu, Imana ntishaka umubare w'abantu. Kera tukiri muri Katolike, mu idini ryacu ryiza aho twahoze, ni idini nyine rya gakondo, ni idini ry'abantu bose. Yego, abantu benshi baba baravuyeyo. Tukiribamo hari twabaga mu bantu bita abasaveri, n'ubu bafite isano n'abandi bita abasukuti, bafite isano. Ntabwo namenya kubatandukanya kuko navuye nkiri akana, nkiri mutoya. Ariko hari ikivugo tuvuga ngo ingabo za Mariya, ingabo za Mariya bake beza nidushaka ingwiza murongo. Ukantu karafashe n'umusoro kajyafashe. Icyo tuvuga ni iki? Imana ntabwo ikeneye ubwinshi bw'abantu, ntabwo ikeneye ubwinshi bw'abantu, ahubwo ikeneye umuntu mu bantu. Imana ikeneye umuntu mu bantu. Reka mbaho urugero. Imana yahamagaye, kuki Imana yahamagaye Aburahamu, ikavuga ngo Aburahamu va mu muryango wa so, usige so na bene so n'ubuvukana bose, uve kwa so, tera ugende mu gihugu nzakwereka. Kuki itahamagaye tera n'umuryango we wose n'abakobwa ngo bose mugende, igahamagara Aburahamu tugende? Kuki Imana yahamagaye Yosefu gusa ikamukoresha mu gihugu cya Egiputa mu gihe cyiwe tugende? Imana yakoresheje Moridekayi mu gihe cye ari umuntu umwe akiza abantu benshi, nk'uko tubonye neza yuko Yosefu nawe yakirije abantu benshi. Ubwo yabanje gukiza abantu ibihumbi n'ibihumbi, abanza gukiza igihugu cya Egiputa, abanza kugikiza inzara.
Imana ikeneye umuntu, ikeneye abantu. Iyo Imana ibonye umuntu ishobora kubona abantu. Mu yandi magambo, Imana ikeneye umuntu, ikeneye abantu. Niyo mpamvu na Mose rero mu guhamagara Mose ahita avuga ati ntacyo bimariye nubwo mbaye aha ngaha mbona ubwoko bwacu buri gupfira mu maso yanjye bapfa mbareba. Nakubwiye ngo Imana ikeneye umuntu, ikeneye abantu. Imana ibonye imitekerereze ya Mose iravuga iti mbonye umuntu utekereza nk'uko nshaka sasa. Haleluya. Mbonye umuntu wagutse mu bitekerezo. Akenshi turizira uyu munsi rero ubwira Imana ngo Mana mu gutekereza neza, ubure ku bwenge, ubure ku bwongo, ubwenge buturutse iwawe n'ubundi bwenge. Erega hari ubundi bwenge buturutse ku Mana, hari ubundi bwenge buturutse ku Mana. Ntabwo ati kuko mbonye umuntu utekereza neza, ko mbonye umuntu wagutse mu myumvire, wagutse mu mitekerereze, ko mbonye umuntu umaze gukura ufite ibitekerezo biri hejuru cyane. Umuntu wemeye gusiga, wemeye kuva ibwami, akabona yuko kuba ibwami yakuze arya sererake n'icyayi cyane do. Ariko abandi babumba amatafari, bakubitwa, basuzugurwa. Ariko arangije avuga ati ntacyo bimwe nubwo ndaha ngaha ndabona kujya kubana na bene n'ubwoko bwanjye, kuko harebaga kure, hari ejo hazaza. Imana avuga ati mbonye umuntu wagutse mu bitekerezo. Haleluya. Nuko Mose aragenda, nyuma yo bitubwira ngo ubwo yaragiye intama za Sebukwetero nibwo Uwiteka yamusanze mu gihuru cyaka umuriro. Abwira ati aha ntuhegere, banza mbere kuhegera banza ukweture inkweto ubundi tuvugane. Imuhereza message aravuga ati ndashaka kuko nabonye yuko uri umugabo nyamugabo, rero nabonye ufite imitekerereze iri hejuru, nabonye yuko uri umwe mu bantu barambiwe ubuzima urimo, uri umwe mu bantu banze imibereho, uri umwe mu bantu bateye intambwe bakwifuza ko ubuzima buhinduka. Ndashaka gukorana nawe. Ndashaka gukorana nawe. Imana ashaka umuntu yakorana nawe, wanyemera ukaba wowe, aguka mu bitekereza Imana ikorane nawe. Havuga iti rero genda ubwire Farawo, umubwire ngo arekure ubwoko bwanjye bugende. Wenda ntabwo tuvuga inkuru ndende, uzasoma igitabo cyo Kuva uhereye mu gice cya mbere uzasanga izo nkuru zose uzagikomeza. Mose yaragiye avana ubwoko bwa Isiraheli muri Egiputa abajyanye mu gihugu cy'amasezerano nyuma y'imyaka hafi 400. Imana yarababwiye, ariko kuko Imana abonye umuntu amaze kwisobanukirwa, nabiye ngo tera intambwe wange ubuzima urimo. Iyo nsanganyamatsiko irasobanutse. Hari ubuzima umazemo iminsi, hari ubuzima wabayemo, hari ubuzima wavukiyemo, ubuzima budahinduka. Ariko tera intambwe ntabwo abuta Imana. Ikintu cya mbere banza ufate igihe utekereza. Ufate igihe ubanza utekereze, ubone mo nasoza ubanza utekereze. Uri abantu wenda ashobora kuba bara ibyemezo bafata ubuzima bwabo bugahinduka. Ndetse nawe ubwawe urebe umwanya wigeze kuba wafata akagira ibintu bimwe na bimwe wifataho icyemezo akagira ibihinduka bitewe n'uko wafashe icyemezo. Nubwo ushyire ku rutonde ibintu byose ubayemo ubona bidahinduka, nurangiza ufata icyemezo uharanire kubivamo mu buryo bwo aribwo bwose bushoboka. Ufate n'igihe cyo gusenga Imana, kuko akenshi reka mabwira mu buzima ari igihe ibintu tubishyira mu gusenga gusa, tukabishyira mu masengesho, ariko ntabwo byose bishyirwa mu masengesho. Ntabwo amasengesho afata ibintu byose ngo abikore. Ntabwo amasengesho ajya guhinga, ntabwo amasengesho atwara imodoka, ntabwo amasengesho yubaka inzu, ntabwo amasengesho urasenga Imana urasenga Imana ikagukora ku maso, ikakwereka aho uvana amafaranga. Ariko akenshi hari intambwe nawe usabwa gutera uvuga ngo ubuzima bwanjye urumva nifuza ko buhinduka. Uko nabayeho ntabwo ari ko umwana wanjye akwiye kuzabaho, uko nabayeho ntabwo ari ko abankomoka bakwiye kuzabaho. Ubuzima bwabo bugomba guhinduka kandi wowe ugomba kubihindura. Tegura ejo hazaza ubwawe, ariko biba byose bihereye mu myumvire yawe. Ntabwo ubuzima urimo ari bw'Imana yifuza ko buzahoramo igihe cyose. Imana yifuza kuguhindura ejo hazaza, ariko nawe ubwawe tera intambwe ubwo ngo bindabyanze. Mose amaze gukura avuga ati nanze kwitwa kagasuzuguro ndagahaze. Kagasuzuguro ndagahaze. Reka nsoze mvuga ngo ibi ndi kukubwira nigeze kubigerageza biremera. Nabigerageje biremera nkiri umuboyi nkora mu rugo.
nsomye iri jambo ndavuga inti nanjye bitewe nuko mkoze mu rugo ndi karya rugo banyita karya rugo, imyaka nkoze mu rugo nitwa karya rugo, noza amasahane mfuri ngutuya za mabuja, ndabihaze nkorera 1500, Imana banangira yanshyigikira, haleluya. Ariko uyu munsi wa none aho ngeze ni heza, ubuhamya burahari, ibihamya birahari, mbese nawe rega nawe uri umugari nawe byawe birahari, navuga ibyinshi navuga ibyanjye ariko nawe byawe birahari. Ugomba kugira ibintu wanga ubuzima bwawe ngo uti ndabyanze ndabirambiwe. Imana bwe bese igihe mwamaze kuri uyu musozi, igihe mwawuzengurukiye kirahagije ni mucyamiko. Ariko bageze bati ko bamaze utakambira Uwiteka bari Uwiteka bati Mana we fata igihe Imana ugwita Imana ibi ndabyanze. Fata igihe utakambira Imana, kabiri nyuma yo gutakamba haguruka ukoresha ubwenge, ukoresha imbaraga, hanyuma ibyo wasenge uhagarukire no kubishyira mu bikorwa. Ntusenga uvuge ngo bizivana mu kirere, Imana ibizane byikora. Nawe harimo intambwe yawe, gerageza 1 2 3 kora, koresha imbaraga, koresha ubwenge, koresha ibishoboka byose kandi unasenga Imana. Njya mbabwira ngo igikorwa cyose cyiza kibaho Imana iragishyigikira, kandi kimwe n'igikorwa kibi cyose Satani arishyigikira. Rero ufite umuntu ufinance, ufite uburyo, ubushobozi burahari, ijuru rihari kugushyigikira no kugusapotinga. Rero Imana igushoboze kandi bari nawe. Reka dusoreze aha ngaha, kandi ndabasaba ko mwakomeza gukora subscribe kuri chaîne yacu, kuri chaîne yanyu, kugira ngo turusheho kubageza ibiganiro umunsi ku wundi, kandi mujye musangiza abandi ubutumwa bwiza. Imana y'umugisha. Nimero zanyu muzishaka mwazibona aho ngaho, mwanyandikira kuri WhatsApp tukavugana. Ukeneye ubujyanama twabahereza, ukeneye ubujyanama twabahereza, mu buryo butandukanye, mu buzima butandukanye, ubuzima bwinshi bwa buri munsi. Tugira abantu inama mu buryo butandukanye, yego tugira abantu inama, twabafasha, twabagira inama, kuko nicyo twahamagariwe. Reka tugusengera Imana. Mana agira neza mwene data, umugire neza kandi umuhe umugisha, umugire neza, mwagure mu bitekerezo kandi umuvane mu buzima arimo, umushyire mu bundi, umuvane ku rwego arimo, mushyire ku rundi, umugire neza mu izina rya Yesu, amen.